Nongeye kuguha ikaze wowe udukurikiye muri kino kiganiro. Iyi ni Braba Talk nk'uko mumaze kuyimenyera, kandi ni umuyoboro twabashyiriyeho kugira ngo tuganire, twunguke, twigishanye, kuko ni ishuri ry'ubuzima aho buri muntu wese yiga kandi atavuga ko yarisimbuka. Ikibazo cy'uyu munsi kirakomeye kandi gikwiye by'ukuri kuduhangayikisha. Ni nacyo tugiye kuganiraho, kivuga ngo ese koko umwana w'umuntu aracyumva ijwi ry'Imana? Niba ryumva, kuki isi irushaho kuba mbi? Kuki ingeso za muntu zirushaho kwangirika? Ni ikibazo turi kwibaza muri kino kiganiro. Kuki ubwicanyi, uburiganya, urwango, uburyarya ndetse n'ibindi bikomeje kwiyongera? Ese ikibazo ni uko ijwi ry'Imana ritakivuga, cyangwa ikibazo ni uko umuntu atakiryumva? Hagati aho muri ibyo bintu bibiri, ni ikihe wowe utekereza ko cyaba ari cyo? Twandikire muri komenti utubwire, dusangire ikiganiro tubiganireho. Uyu munsi rero turasesengura iki kibazo mu buryo bwimbitse, tubiganire duhana ibitekerezo, nawe ariko twandikire utubwire uko ubyumva. Ese ijwi ry'Imana riracyavuga? Rikaba aho ngaho ariho duhera. Ubundi Bibiliya itwereka ko ijwi ry'Imana ritigeze riceceka. Ushobora kubibona mu gitabo cya Zaburi 19. Havuga ko ijuru ritangaza icyubahiro cy'Imana, kandi ko nta gihugu na kimwe kitumva ijwi ryayo. Tekereza ko nta gihugu na kimwe kitumva ijwi ry'Imana. Mu gitabo nanone cy'Abaheburayo 1:2 baravuga ngo Imana yavuganye n'abakurambere ngo mu buryo bwinshi, ngo ariko ngo muri iyi minsi ngo yavuganye ngo natwe ngo ku buryo bw'umwana wayo. Umwana wayo waje, ese turamuzi? Ese ninde? Bigenda bihinduka ikibazo nyine, ari naho turi kwibaza ngo ese koko ijwi ry'Imana riracyumvwa n'abantu? Niba baryumva by'ukuri ribamarira iki? Ibi rero bishatse kuvuga ko Imana ivuga, ikavugira mu ijambo ryayo, ikavugira mu mutimanama wa buri muntu, kuko buri wese arawugira, ikavugira mu bihe turimo. Ni ukuvuga ngo situation ishobora kuba iri mu ijwi ry'Imana buriya, ikavugira mu mibereho turimo ya buri munsi, ikavugira mu mibabaro n'ibigeragezo, ndetse ikavugira no mu byishimo. Ikibazo rero si uko itavuze, kuko ibyo tunyuramo ni byinshi, ahubwo ikibazo ni ukuntu abantu bahugiye ahandi hantu, ku buryo n'iyo babwiwe, babonye mesaje inyuze mu ubwo buzima turimo, batayimenya ngo bayisobanukirwe. Impamvu umuntu atacyumva ijwi ry'Imana rero buriya yaba ari iyihe? nayo reka tuyisesengure. Hari urusaku rwinshi rwo mu isi. Buriya tugira amatelefone, tukagira social media, tukagira amafaranga, hari politike yazengereje abantu, yabaye akasamutwe, hari imyidagaduro abantu bahugiramo rwose bagatwarwa pe, abantu bagatwarwa, imitima ikagenda ikabatoroka. Ariko ijwi ry'Imana buriya riza, akenshi riza ngo rituje, ricishije bugufi, ritasaguza, ritavuza induru, ridakubita nk'inkuba, oya, ahubwo ngo riza rituje. Ariko rigasanga yasi irasakuza, abantu barasakuza, abantu bari mu nduru, mbese abantu bari mu gihe cyo kuba badashobora kwitekerezaho ubwabo ngo bumve ngo ese ubuzima turimo bumeze bute. Uko urusaku rwiyongera, niko no kumva bigabanuka. Urabyumva ko nk'iyo wagiye nko mu isoko, cyangwa se wagiye ahantu hari urusaku rwinshi, kugira ngo nk'umuntu aguhamagare nko kuri telefone ube wamwumva, ni ikintu usanga kigoye cyane. Umutima rero nanone hari igihe usanga ukomeye, abantu bakaba bafite imitima ikomeye. Iyo umuntu akomeje gukora ibyaha, umuntu aba ameze nk'uri gukakaza umutima we, uri kuwugira nk'ibuye. Ijwi ry'Imana rero riramuburira, ariko akirengagiza kubera nyine umutima umuntu aba yawugize nk'ibuye. Impamvu ya gatatu, hari uguhitamo kutumvira. Hari abumva ariko bakanga kumvira, umuntu akisinziriza rwose ku buryo wamukangura ugasanga ntiyakanguka kuko arisinzirije nyine. Kumva rero si kimwe no kumvira, no kumva si kimwe no gutega amatwi. Umuntu ashobora kumva ariko ntiyumvire, bikamera nk'aho nta kintu yari yumvishe. None se niba umwana w'umuntu aryumva, yumvira iryo jwi ry'Imana,
by'ukuri rimumarira iki? Reka icyo ngicyo nacyo tukirebe. Iki nacyo ni ikibazo gikomeye umuntu adashobora gupfa gusubiza gutyo gusa, ariko reka tubisesengure. Hari abantu bumva ijambo buri cyumweru, hari abumva ubutumwa kuri YouTube, kuri Facebook, kuri Instagram n'ahandi henshi tugenda tubwumvira. Hari n'abazi imirongo myinshi, hari abisomera Bibiliya, hari abasoma ibihe tugezemo, hari abasoma situation, hari abaganira n'abandi ibintu byinshi. Ariko se byabahinduye iki? Umwene muntu ahindukaho iki? Mu gitabo cya Yakobo hari ahantu dusoma ngo ntimube abantu bumva ijambo gusa, cyangwa se ntitube abantu bumva ijambo gusa, ahubwo tube abantu barishyira mu bikorwa. Ijwi ry'Imana rero buriya ryaba rimara iki niba koko abantu baryumva ariko ntibaryumvire? Niba abantu baryumva ariko ntibarishyire mu bikorwa? Niba abantu baryumva ariko rikaba ritabatera guhinduka, cyangwa se ngo banahindukire banahindura ibyo bari barimo? Kumva ariko umuntu atumvira ni nko kureba mu ndorerwamo ukibagirwa isura yawe ako kanya, ukajya wibaza uti ariko harya nisize amavuta cyangwa ntabwo nisize, se nisize puderi cyangwa ntabwo nayisize, ibintu nk'ibyo. Impamvu ingeso zarushijeho kuba mbi rero mu isi, nabyo reka tubivugeho. Hari ibintu bitatu bituma tubona ko ingeso zirushaho kugenda zangirika. Reka turebe icya mbere. Icya mbere ni icyaha cyahindutse ibintu bisanzwe. Ibintu byari biteye isoni kera, uyu munsi ni ibintu bisakazwa ahantu hose, ahubwo utabikoze ukabona ari uteye isoni. Icya kabiri ni uko ukuri kurimo guteshwa agaciro. Abantu bavuga ukuri babonwa by'ukuri nk'abantu basigaye inyuma, cyangwa se abantu batakigendana n'ibigezweho, abantu batazi iby'iterambere mu yandi magambo. Icya gatatu, abantu bashaka inyungu kurusha guhinduka no kuba abantu bazima no kwera. Ibyoroshye rero birahabwa agaciro kurusha ibintu byiza. Mbese aho umuntu abonye ikimworoheye, ikintu kimuha comfort zone, mbese gituma yumva atekanye, nibyo abantu baha agaciro kurusha ko umuntu ashobora guhitamo ikintu cyiza nubwo cyaba gisa n'igisaba imbaraga muho gakeya, cyangwa se imbaraga nyine. Niyo mpamvu iyo ijwi ry'Imana rivuga abantu benshi baryumva ariko ntibemere guhinduka. Hari n'abatamenya ko ibyo byavuze, hari n'abatabyitaho rwose, bikavuga bikinjira mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi. Ikibazo rero si ijwi ritavuga, ahubwo ahanini wasanga ari umutima w'umuntu, umutima wa mwene muntu. Imana iracyavuga, ariko ikibazo ni ese umutima w'umuntu uracyoroshye ku buryo wakakira iryo jwi nyine ry'Imana? Iyo umutima wuzuye irari, wuzuyemo urwango, wuzuyemo kwikunda, ijwi ry'Imana ribura aho ricengera. Riraza rigasanga ibyo bintu birakomeye, bimeze nk'ibuye, mbese nk'uko washaka kujomba urutoki mu ibuye ntabwo bikunda. Igisubizo rero cyaba ari ikihe? Si ukongera gusakuza ubutumwa gusa, ahubwo ni uguhindura imitima. Si no gusaba ko Imana ikomeza kuvuga cyane, ahubwo ni uko abantu bava mu rusaku bakarusohokamo, bakabona kuyitega amatwi neza. Yesu yaravuze ngo nujya gusenga ngo ujye ujya mu cyumba cyawe wiherere, ukinge urugi, ngo so wo mu ijuru azakumva, ibyo uzavuga azabyumva, ariko nawe biravuze ngo ibyo azavuga uzabyumva utuje uri imbere y'Imana. Ijwi ry'Imana rigira umumaro gusa iyo rikwemeza icyaha, rigutera kwihana, rigutera guhindura inzira, ndetse rigutera gukura mu mwuka. Ahanini aho ngaho ni ijwi ry'Imana buriya rigira umumaro. Ariko iyo riza ugasanga ntabwo rituma umuntu ahinduka, akenshi ntacyo rimumarira. Bibaye rero ibyo ngibyo, cyangwa se reka tuvuge ngo bitabaye ibyo, bitabayeho guhinduka, guhindukira, kuba umuntu mwiza, kuzura umwuka w'Imana, kugira ingeso nziza, ndetse no gusabana n'Imana, bitabaye ibyo, umuntu ashobora kuba hafi y'ukuri ariko atari mu kuri. Ni nk'uko umuntu yaba ahagaze ku muryango ariko by'ukuri ntabashe kwinjira. Reka dufate rero umwanzuro ku buryo twabigenza mu mitima. Bavandimwe, buriya si uko Imana yacecetse, si uko ijwi ryayo ryabuze nk'uko abantu benshi babivuga,
ngo nta bahanuzi bakibaho, ngo abantu bose ngo barayobye, ngo abantu bose basigara abanyamitwe. Ntabwo ari ibyo ngibyo, ahubwo ikibazo ni uko isi yahisemo urusaku. Isi ihitamo ibintu bisakuriza Imana cyangwa se bisakuriza n'amatwi y'umuntu ku buryo atabasha kumva icyo Imana ivugiye mu mutima we. Niba umwana w'umuntu atacyumva ijwi ry'Imana, azayoborwa n'irindi jwi ryande, azayoborwa n'ijwi rya Sekibi. Kandi niba uryumva, umuntu aryumva ariko ntaryumvire, ntacyo rizamumarira by'ukuri, ahubwo azahora yumva nyine ko ahubwo nta niyavuze. Ijwi ry'Imana rero si iryo gushimisha amatwi gusa, ahubwo ni iryo guhindura ubuzima, ni iryo guhindura umutima, ni iryo kwemeza umuntu rikamuganisha ku Mana rimukuye mu bibi. Uyu munsi uwakumvira ijwi n'ubundi turi kuvuga, cyangwa se wakumva iki kiganiro yakwibaza ngo ese ijwi ry'Imana ndacyaryumva? Ese ndacyemera guhinduka? Kuko ijwi ry'Imana iyo ritumviwe ntirishobora gukiza isi. Isi yacu rero ikeneye kumva ijwi riturutse ku muremyi wayo, kandi rigatanga amahoro, rigatanga ituze, rigatanga n'ihumure mu mitima y'abantu. Reka nkubwire ngo niba ukunze iki kiganiro, gisangize mugenzi wawe, ukore subscribe niba utarayikora, kandi unagishimye washyiraho ka like, ni byiza cyane. Reka mvuge ngo gira impagarike n'ubugingo kandi ubigire byombi, kuko ni ingenzi uba umuhanga kandi uba umunyabwenge. Iyi ni Braba Talk nk'uko umaze kwimenyera, ikiganiro cyacu nakagaruka. Ugire umunsi mwiza.